nakumenamo inote ukibagirwa ibya kera. Ndashaka kuba umukozi winjiza wa Kanumba. Masa Janoti. Abandi ntibakubese ariko jye n'ukuri kw'Imana ndagukunda. Ya maniga zangagarisi rwo zikubwira ko zigukunda. Usiwamini ntubizere. Ukishawapona kwenda tayari ngo ukibaha bahita bigendera. Abantu bo muri quartier birirwa bakuvuga ngo baragukunda ntubizere. Tayari ukibaha kubaha bahita bigendera. Aya basi bebeze ngushyire ku mugongo. Wowe tuza ngushyire ku mugongo. Izi ndirimbo musanga kuri Shadow Max Entertainment. Duhamagare kuri 0722588361 tugufashe mu bijyanye n'ibihangano byacu ushatse kubibona gutyo. X cheza tukurebe. Wabamijo kwa Ngwaro Kangalo X cheza ariko tukureba byino tureba. Bacheza bunamyisha. Diamond Platnumz noneho. Iyi mujye mureba ibihangano byanjye cyane mukande subscribe. Nta kandi kazi mbahaye usibye ako. Ngo mpavuba tuka tugeze no mu gitanda. Ibyo mu gitanda ubundi nta mashuka n'ibiringiti n'ibindi. Basi bebeze nguheke ku mugongo. Ibi bibazo bikunda kumva muri studio nk'abandimo nyine ari ukuntu mbasobanura nk'indirimbo ikancika igacikiramo ukuntu. Mujye mwihangana wava Shadow Max Entertainment kufatanye bitewe n'ubuhanga bw'abalandeji bandi bahita bamfasha nyine tukayegeranyamo ukuntu tukayitumwe tukayishyira kuri YouTube channel. Comment, share ndetse na subscribe. Basi bebeze ngushyire ku mugongo. Aya magambo se navugaho kuyavuga napfa. Diamond rero sinjya nkizera. Baby ese wabyinnye tukareba. Ujye gukina biarisi ugenze turunama Kangalo Oluluferi Kangalo asacheza nikoni. Baby byino tukurebe Kangalo wabamdo Kangalo. Naya magambo kugira ngo nyavuge napfuye kansubiza inyuma mwumve we.
aya magambo aho kuyavuga napfa. Yesu ugenda uri umuntu undi yazi. Tusa nk'abunamye, asawonyeshe ainama twunamye. Umuntu aceza ate yunamye. Iyo umuntu ari kubyina igice se ntabwo uzi ukuntu kigenda kigize cyunamye. Onyeshe iyo umuntu akina na biyaringi akina yunamye. Unachotaje buriya ngo n'intama igenda yunamye. Iyo ugiye guteka se ngo ubigenza gute ngo uba wunamye? Tuonyeshe ainama. Jado Max Entertainment. Tuonyeshe unalenganya ubundi umuntu ateka yunamye kurinda arangiza. Ubundi umuntu atera ibishyimbo kurinda yunamye akarinda arangiza. Umuntu akina biyare yunamye akarinda arangiza. Diamond Platnumz afatanyije na Harmonize. Ubusakazi simba nakoze arukomba ntabagize. Ariko mujye munanyohereza amafaranga aguremo mega zo gupostinga ibihangano byanyu. Oya bajama banje bari muri Kigogo. Kano kantu mukumbe nange. Wanango wa Kigogo. Abajama banje bari muri Kigogo, izangagariza nge ziri mu Gatsata muri gereza Mageragere. Sawa kandi subscribe. Ubusobanuro bwizewe Jado Max Entertainment, uburyo bw'indirimbo. Aho urabonaho n'izindi ndirimbo. Abajama banje ba Kigogo namwe ubundi murajama banje, niyo mpamvu gashubijemo. Abaja wanyama wa Kigogo ni pesa meza yoko. Kandi subscribe tubone 5 over. Ciao. Yes.